reka tubabwire ngo mukomere muri iki gihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, by'umwihariko uyu munsi twibuka abari abanyapolitike. murakoze cyane. Murakoze. Adams, rero nk'uko twari tubivuze, turi hano ku rwibutso rwa jenoside ruri i Rebero, ariko kandi ni n'igikorwa cyitabiriwe n'abantu batandukanye mu myanya y'ubuyobozi batandukanye. Ni igikorwa cyitabiriwe n'abandi bayobozi batandukanye mu ubuyobozi bukuru bwa leta, abahagarariye imiryango mpuzamahanga ikora hano mu Rwanda. Ibi kandi bikaba hari n'icyo bivuze, hari n'ubutumwa buvuze butangwa ku bijyanye no kwibutsa uruhare rw'abanyapolitike nk'uko Honorable Muhakwa Valence yabigarukagaho. Hari umukoro bikwiye gusigira abanyapolitiki, yaba ari aba hano mu Rwanda, mu kubungabunga ndetse no gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda, ndetse no gutoza abanyarwanda bakamenya inzira y'icyiza bakagendera kure inzira y'ikibi. Reka rero tubabwire ko RBA yo irahababereye, aho mukomeza gukurikira iki gikorwa cyose, twibutsa yuko uyu munsi turi kwibuka abanyapolitike bazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, bazize kudashyigikira umugambi mubi wa jenoside.
mushyitsi mukuru, ba nyakubahwa bayobozi muri hano, bavandimwe, miryango ifite abo twibuka baruhukiye muri uru rwibutso, banyarwanda namwe nshuti z'u Rwanda, nagira ngo ntangire mbakomeza muri iki gihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Amazina yanjye ni Niyonshuti Ben, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Akariza Loretta Nelly. Akaba ari twe tugiye kuyobora gahunda y'uyu munsi. Munyemerere duhaguruke dufate umunota wo kwibuka abacu. Murakoze. Tugihagaze munyemerere twakire nyakubahwa mufti w'u Rwanda adufashe mu isengesho. Ku izina ry'Imana Nyirimpuhwe Nyirimbabazi, Mana yacu isumba byose, muri uyu mwanya duteraniye hano dusoza icyumweru cy'icyunamo cyo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, tukwerekejeho imitima yacu ngo dusenge. Mana Nyagasani, uyu munsi utwibutsa amateka akomeye twanyuzemo akubiye mu bintu bikurikira tugomba guhora tuzirikana. Icyambere tuzirikana nuko jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 yateguwe inashyirwa mu bikorwa n'ubutegetsi bubi bwimakaje amacakubiri bunabiba ingengabitekerezo ya jenoside mu Banyarwanda. Icya kabiri twibuka nuko jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 yahagaritswe n'abari ingabo z'inkotanyi barwanyije ubutegetsi bubi, barabutsinda maze babohora Abanyarwanda. Mana Nyagasani, aba bubahirije umuhamagaro wawe nk'uko biri mu gitabo cya Korani ntagatifu igice cya 4 umurongo wa 75, aho wagize uti: ese kuki mudahaguruka ngo mujye ku rugamba rwo kurengera abanyantege nke b'abagabo, abagore n'abana bari gutotezwa bakorerwa akarengane, basaba Imana bavuga bati: Nyagasani Imana dutabare, utuvane muri iki gihugu cy'abagizi ba nabi kandi uduhe abaturengera baturenganure. Dushingiye ku mvugo y'intumwa yawe Muhammad, Imana imuhe amahoro n'imigisha, aho yavuze ati: udashimira abantu ntiyanashimira Imana. Natwe dufashe uyu mwanya ngo dushimire abari ingabo z'inkotanyi bari bayobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame bahagaritse jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, barokora Abanyarwanda, babagarurira icyizere cyo kubaho, banimakaza imiyoborere myiza ihuza Abanyarwanda, maze baca burundu amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose. Icya gatatu twibuka ni ubutwari n'ubwitange bukomeye bwaranze abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, ubwo kubera ineza y'igihugu n'ineza y'ubumwe bw'Abanyarwanda
bahitagamo kubabarira ababahemukiye bakabicira ababo ndetse bagakomeza gutwaza no guharanira kwiyubaka ntibaheranwe n'agahinda. Icya kane twibuka ni uko jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 yadutwaye abacu bishwe urw'agashinyaguro. Mana, aba turabasabiye ubakire mu bawe, kandi n'ababo barokotse Mana nyirimpuhwe turabakweretse, ubakomeze ubomore ibikomere bafite, kandi natwe uduhe umutima w'impuhwe no gukomeza kubaba hafi no kubitaho uko bikwiye. Mana nyir'ubushobozi, dushoboze gukomeza kurinda ubumwe bwacu, unaduha imbaraga zo kurwanya uwo ari we wese washaka kudusubiza mu macakubiri ayo ari yo yose. Mana Nyagasani, tukweretse igihugu cyacu, ukomeze ugihundagazeho ingabire y'umutekano, ukomeze ushoboze inzego z'umutekano, uzihe imbaraga, uzihe ubushobozi n'ubushishozi bwo gukomeza kukirinda no kukibungabunga. Mana Nyagasani, igihugu cyacu kirinda abakifuriza inabi aho bari hose, imigambi yabo uyiburizemo kandi uyigira impfabusa. Tukweretse abayobozi b'igihugu cyacu, ku isonga nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ukomeze umurinde we n'umuryango we, umubungabunge we n'abamufasha, ubaha imbaraga zo gukomeza kubaka igihugu cyacu, kugiteza imbere no kukigeza aheza bakifuriza. Tubisabye mu mazina yawe matagatifu, twizera ko kubw'imbabazi zawe n'impuhwe zawe wakira ubusabe bwacu. Amen. Murakoze, mwakwicara. Tugeze mu mwanya wo gushyira indabyo kumva no kunamira abacu baruhukiye muri uru rwibutso. Mugenzi wanjye arakituyoboramo. muherekejwe na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu na Perezida wa Ibuka, protokole ibidufashemo, mwerekeze aho mushyira indabyo. Nyakubahwa Perezidante w'Inteko Ishinga Amategeko, umutwe w'Abadepite, namwe mutwemerere protokole ibidufashemo, mugane aho mushyira indabyo. Nyakubahwa Perezidante w'Urukiko rw'Ikirenga, namwe mutwemere protokole ibidufashemo, mugana aho mushyira indabyo.
nyakubahwa minisitiri w'intebe muherekejwe n'uhagarariye abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, Dean of the Diplomatic Corps, umugaba mukuru w'ingabo, umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda, umuvugizi w'ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politike, namwe mutwemerere protokole ibafashe twerekeze aho dushyira indabyo. Nyakubahwa mushyitsi mukuru n'abo muri kumwe, mwakwigira imbere mugashyira indabyo ku mva. Murakoze. Nyakubahwa Perezidante w'Inteko Ishinga Amategeko, umutwe w'abadepite n'abo muri kumwe, mwakwegera imbere mugashyira indabyo ku mva. Murakoze. Nyakubahwa Perezidante w'Urukiko rw'Ikirenga n'abo muri kumwe, mwakwegera imbere mugashyira indabyo ku mva. Murakoze. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe n'abo muri kumwe, mwakwegera imbere mugashyira indabyo ku mva. Murakoze. Imiryango yose iri aha kumva, twegere imbere dushyira indabo ku mva.
murakoze. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, protokole nidufashe gusubira mu byicaro n'abo muri kumwe. Namwe nyakubahwa Presidente w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'Abadepite, protokole nibafashe. Protokole nidufashe. Nyakubahwa Presidente w'Urukiko rw'Ikirenga nawe agere mu byicaro. Protokole nidufashe. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe nabo bari kumwe bagere mu byicaro. Protokole nidufashe. Imiryango ifite abayo bashyinguye muri uru rwibutso bagane mu byicaro. Protokole idufashe n'abandi bose baba bazanye indabyo berekeze kumva bazishyireho. Murakoze. Nyuma yo gushyira indabyo kumva no kunamira abaruhukiye muri uru rwibutso, tugiye gusoma amazina y'abanyapolitike twibuka uyu munsi. Iki gikorwa turakiyoborwamo na bamwe mu rubyiruko ruturuka mu mitwe ya politiki. Turibuka Dr. Gafaranga Theoneste wavutse mu 1942, yicwa tariki ya 16 Mata 1994. Turibuka Gisagara Jean Marie Vianney wavutse mu 1966, yicwa tariki ya 5 Gicurasi 1994. Turibuka Dr. Habyarimana Jean Baptiste wavutse mu mwaka w'1950, yicwa Kamena mu mwaka w'1994. Tuzahora tumwibuka. Turibuka Kabageni Venansi wavutse mu 1944, akicwa tariki ya 11 Mata 1994. Turibuka Kameya Andre wavutse tariki ya 15 Gicurasi 1946, yicwa muri Kamena 1994. Turibuka Kayiranga Charles wavutse mu 1949,
yicwa tariki ya 7 Mata mu 1994. turibuka Kavaruganda Joseph wavutse tariki ya 8 Gicurasi 1935 yicwa tariki ya 7 Mata 1994. turibuka Mushimiyimana Jean Baptiste wavutse tariki ya 1 Mutarama 1954 yicwa tariki ya 6 Mata 1994. turibuka Ndagijimana Callixte wavutse mu 1956 yicwa tariki 21 Mata mu 1994. turibuka Ndasingwa Leonard Rando wavutse tariki 19 Gicurasi mu 1947 yicwa tariki ya 7 Mata 1994. turibuka Maître Ngango Felicien wavutse mu 1952 yicwa muri Mata 1994. turibuka Ngurinzira Boniface wavutse mu 1951 yicwa tariki ya 11 Mata mu 1994. turibuka Maître Niyoyita Aloys wavutse mu 1954 yicwa tariki ya 17 Mata 1994. turibuka Nyagasaza Narcisse wavutse mu 1956 yicwa tariki ya 23 Mata 1994. turibuka Nzamurambo Frederic wavutse mu 1942 yicwa tariki ya 7 Mata 1994. turibuka Rucogoza Faustin wavutse mu 1953 yicwa tariki ya 7 Mata 1994. turibuka Professeur Rumia Jean Golbert wavutse mu 1950 akicwa tariki ya 4 Gicurasi 1994. turibuka Rutaremara Jean de la Croix wavutse mu 1958 yicwa tariki ya 9 Mata 1994. turibuka Ruzindana Godefroy wavutse mu 1951 yicwa tariki 17 Mata 1994. turibuka Rwabukwisi Vincent wavutse mu 1959 yicwa tariki ya 11 Mata 1991. turibuka Rwayitare Augustin wavutse tariki ya 20 Mata 1956 yicwa tariki ya 20 Mata 1994. turibuka Rwabukwisi Vincent wavutse mu 1959 yicwa tariki ya 11 Mata 1994. urubyiruko rurakoze. Munyemerere muri uyu mwanya twakira umuvugizi w'ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politike atugezeho ijambo duteguriye. Nyakubahwa Perezida wa Sena, banyacyubahiro mwese muteraniye hano mu nzego zitandukanye,
bavandimwe, miryango ifite abantu bashyinguye muri uru rwibutso rwa Rebero, kuri uyu munsi dusoza icyumweru cy'icyunamo, ihuriro nyunguranabitekerezo ry'igihugu ry'imitwe ya politiki n'imitwe ya politiki rigize, twifatanyije n'abanyarwanda bose kwibuka ku nshuro ya 31 abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Turibuka kandi by'umwihariko abanyapolitiki bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, harimo abazize ubwoko, ibitekerezo byabo bya politiki, kurwanya ikibi no kwanga akarengane. Aba banyapolitiki twibuka uyu munsi ku nshuro ya 31 bishwe bazira ubutwari bwabo bwo kurwanya ingoma y'igitugu no kwanga akarengane. Babikoze baharanira ko igihugu kirangwa n'imiyoborere iha agaciro abanyarwanda bose nta vangura. Turabunamira, twiyemeza gukomeza guharanira imiyoborere myiza no kubaka igihugu cyacu twese dushyize hamwe. Turibuka kandi n'izindi nzirakarengane z'abatutsi zazize ubwoko bwabo zikaba zishyinguye muri uru rwibutso rwa Rebero. Mu gihe nk'iki dusubiza amaso inyuma tukareba uruhare rw'abakoloni mu kwigisha amacakubiri n'urwango mu banyarwanda. Ku isonga haza Ababiligi bakolonije u Rwanda imyaka isaga 40 kuva mu 1916 kugeza mu 1962. Bahemukiye u Rwanda ku buryo bukomeye. Muri iyi myaka yose bashyize imbere inyigisho z'urwango n'amacakubiri yo gutanya abanyarwanda, babacamo ibice, bakababwira ngo ntibakomoka ahantu hamwe, ngo ntibateye kimwe, n'ibindi bibi nk'ibyo bidafite aho bishingiye. Batwiciye umuco, basenya indangagaciro z'ubumwe bw'abanyarwanda abakurambere bacu bari baratwigishije. Bigishije amacakubiri arafata ashinga imizi, bagamije gusa kudutanya kugira ngo babone uko badutegeka. Ikibabaje nuko n'igihe byiswe ko u Rwanda rubonye ubwigenge, ubutegetsi bwo muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri bwateye ikirenge mu cy'abakoloni. Bakomeza muri uwo murongo, bigisha urwango n'amacakubiri mu banyarwanda. Kuva muri 1959 kugeza mu 1994 abatutsi baratotejwe, barameneshwa, bajya ishyanga, baricwa no kugeza ku mugambi wo gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yabakorewe. Bishwe bazira uko Imana yabaremye. Ubundi politiki ni ubuhanga bwo kuyobora no gucunga umuryango w'abantu kugira ngo bagire imibereho myiza n'iterambere. Nyamara ariko ubutegetsi bwariho kiriya gihe ntibwubahirije ayo mahame y'imiyoborere myiza, kuko bwashyizeho amashyaka ya politiki ashingiye ku irondabwoko n'irondakarere. Ku isonga twavuga MDR, Parmehutu, Aprosoma, MRND, CDR n'andi, maze bashyira imbere ivangura, itoteza, amacakubiri, abatutsi baricwa, abandi barameneshwa. Bigeze no muri Repubulika ya kabiri, MND yihariye ubutegetsi, iyobora yonyine, maze ikomerezaho yimakaza ibibi byayo by'amacakubiri, ivanguramoko, irondakarere, kutemera ibitekerezo by'abandi, n'ubwicanyi bwa hato na hato kugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nyakubahwa Perezida wa Sena, banyakubahwa mwese muteraniye hano mu nzego zitandukanye, bavandimwe miryango ifite abantu bashyinguye muri urwibutso rwa Rebero. Nubwo twagize ibyo byago tukagira ubutegetsi bubi bugategura umugambi wa jenoside ndetse bukawushyira mu bikorwa, turashima ko u Rwanda rwatabawe n'abana barwo barukunda. Turabibashimira, tukanabibubahira cyane, bityo tukagenda tugira imbaraga zo gusigasira ibyo tugenda tugeraho no kubirinda
kuko tuzirikana kandi tugaha agaciro ubwitange n'ubutagamburuzwa bw'Abanyarwanda baharaniye ko u Rwanda ruba igihugu cyiza, ku isonga ingabo zari za RPA. Turashimira imitwe ya politiki n'abanyapolitiki banze akarengane bagahagurukira kurwanya ingoma y'igitugu, nubwo rwari urugamba rutoroshye, akaba ari nayo mpamvu bahasize ubuzima. Tukaba uyu munsi twaje kubibuka ku nshuro ya 31. Turabunamira tukabaha agaciro bakwiye. Twe rero abanyapolitiki bariho muri iki gihe ndetse n'abazaza, dufite inshingano yo gukomeza gutoza abayoboke bacu n'abandi banyarwanda muri rusange kubana neza mu mahoro, tugakomeza kubaka igihugu cyacu, tukaba intangarugero mu byo dukora byose, tugaharanira imibereho myiza n'imiyoborere myiza. Bityo turasabwa kunga ubumwe, tukarwanya uwo ari we wese washaka kudusubiza inyuma, kandi twese tukabirwanya dufatanyije. Twahisemo kuba umwe no gukora politiki ishingiye ku bwumvikane n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Aya mahitamo y'Abanyarwanda mu rwego rwa politiki niyo atuma igihugu cyacu gitekanye kandi umusaruro urigaragaza. Natanga urugero, mu mwaka ushize 2024 twagize amatora ya Perezida wa Repubulika n'ay'abadepite ndetse n'ay'abasenateri. Muri aya matora imitwe ya politiki n'abanyapolitiki twarayitabiriye. Igishimishije ariko kurusha nuko twayakoze mu mahoro no mu mutekano usesuye. Ndagira ngo menyeshe urubyiruko rwo mu mitwe ya politiki rwatumiwe muri iki gikorwa ko muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri atari uko byari bimeze. Amatora yarangwaga n'imvururu, abanyapolitiki bahuriraga kurwana no guterana amabuye, bagasenya bakica. Urundi rugero n'ubundi muri ayo matora y'umwaka ushize w'2024 hari abanyamahanga baje gukurikirana imigendekere yayo. Mu nzego zasuwe harimo ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki. Hakiriwe abashyitsi benshi banyuranye. Bimwe mu bibazo babazaga wasanga bibaza impamvu igihugu gitekanye kandi kiri mu bihe byo kwiyamamaza muri kampanye. Bati turagenda ahantu hose tugasanga abantu batuje, abajya kwiyamamaza nabo barakora ibikorwa byabo ntawe ubasagarira. Bagasubizwa ko mu Rwanda twahisemo gukora politiki yubaka, politiki itanga amahoro, politiki yemera ibitekerezo bitandukanye, buri wese akubahirwa igitekerezo cye. Twahisemo demokarasi y'ubwumvikane n'ubworoherane. Twahisemo politiki abantu bashobora gukora ibikorwa bya politiki ariko n'ubundi buzima bw'igihugu bugakomeza. Twahisemo politiki ituma abantu basangira ubutegetsi nta kwikubira. Twahisemo politiki ishyira imbere inyungu z'umuturage, Abanyarwanda bakagira imibereho myiza bagatera imbere. Nta yindi demokarasi itajyanye n'amateka yacu dukeneye, kandi twiyemeje ko tutazasubira inyuma. Nyakubahwa Perezida wa Sena, banyacyubahiro mwese muteraniye hano, bavandimwe imiryango ifite ababo bashyinguye kuri urwibutso rwa Rebero. Muri iki gihe twibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu karere u Rwanda ruherereyemo, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haracyagaragara ibikorwa by'urwango n'ubwicanyi bikorerwa abanyekongo bavuga Ikinyarwanda. Ikibabaje nuko ibyo bikorwa bishyigikirwa kandi bigaterwa inkunga n'ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na bimwe mu bihugu n'imiryango mpuzamahanga. Kwibasira igice kimwe cy'abaturage bakicwa bazira uko baremwe ni umugambi wa jenoside ukwiye kwamaganwa na buri wese ku isi. Imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda twongeye kwamagana ku mugaragaro ibikorwa byose by'ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi bikorerwa abatutsi b'abanyekongo bavuga Ikinyarwanda. Turamagana kandi ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bishishikajwe no gufatira u Rwanda n'abayobozi barwo ibihano, aho kureba uruhare rutaziguye bagize mu kwigisha urwango n'amacakubiri mu Banyarwanda no mu karere kose u Rwanda ruherereyemo. Turabamaganye rero, kandi u Rwanda ibyo rwahisemo
nibyo dushyigikiye kandi nibyo tuzakomeza gukora. Ndasoza nsaba imitwe ya politiki gukomeza gushyigikira imiyoborere myiza n'icyerekezo cy'iterambere igihugu cyacu gifite. Ndasaba kandi gukomeza kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'ibifitanye isano nayo aho yaturuka aho ariho hose. Ndasaba abanyarwanda gufatana urunana tukunga ubumwe, ahasigaye tugakora cyane kugira ngo turusheho kwigira kuko akimuhana kaza imvura ihise. U Rwanda ni urwacu, nta wundi uzaruteza imbere, ni twebwe ubwacu abanyarwanda. Rubyiruko bana bacu, mufite igihugu cyiza, mugomba kugikunda no kukirwanirira ku kiguzi icyo ari cyo cyose byabasaba. Mwirinde uwo ari we wese washaka kubazanamo amacakubiri. Ndabashishikariza gukomeza gukunda u Rwanda, kururinda no guharanira iterambere ryarwo. Turasaba kandi abanyarwanda bose gukomeza gukunda igihugu no gusigasira ibyagezweho. Ndi umunyarwanda izakomeze itubere umurongo wa politiki twese tugenderaho. Nyakubahwa Perezida wa Sena, banyacyubahiro mwese muteraniye hano, bavandimwe, miryango ifite abantu bashyinguye muri urwibutso rwa Rebero, ndabashimiye cyane kuntega amatwi, dukomeze kwibuka twiyubaka. Umuvugizi w'ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politike arakoze kubw'ijambo atugejejeho. Muri uyu mwanya tugiye kumva indirimbo tugezwaho na Nyundo Music Band. Murakoze. cyatubyaye duhagurukire rimwe dusenyera umugozi umwe nk'abana b'u Rwanda twangirondamoko ingengabitekerezo ya jenoside kuko indorerwamo ya byose ari inzibutso zuzuye u Rwanda. Humura, humura, humura Rwanda, abawe ubu turiyubaka kandi dushyize hamwe. Humura, humura, humura Rwanda, abawe ubu turiyubaka kandi dushyize hamwe.
dushyize hamwe humura 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 Rwanda abawe ubu turiyubaka kandi dushyize hamwe